Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe bazanira Yezu umuntu wahanzweho na roho mbi yamuteraga kuba ikiragi. Roho mbi imaze kwirukanwa, icyo kiragi kiravuga. Rubanda baratangara bati, nta bintu nk'ibi byigeze biboneka muri Israheli. Abafarizayi bo baravuga bati, Sekibi umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Yezu yazengurukaga imijyi yose n'insisiro yigisha mu masengero yabo, akwiza inkuru nziza y'ingoma, ari nako akiza icyitwa indwara n'ubumuga cyose. Abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe, kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa be ati, imyaka yeze ni myinshi ariko abakozi ni bakeya. Nimusabe rero nyir'imyaka yohereze abakozi mu mirima ye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.